abigishwa be yarabasanze bari mu nzu bihebye bafite agahinda, abiyeretse bagira ngo ni umuzimu babonye, arababwira ati mumfite icyo kurya, baravuga ati irahari, bazana ifi, arayifata arayirya, aravuga ngo umuzima ararya ariko umuzimu ntabwo arya. Ni ukuvuga ngo iyo ugiriye neza tunywa gushimira, unguriye amamega Imana iguha umugisha, kandi nabikubwiye si uko turaziranye. Hari abantu baza hano bakaza guteka imitwe bakavuga amagambo menshi cyane, ni ukuvuga ngo nje hano nkababesha nkababwira Imana iravuze nkabatekaho imitwe, mwabyumva. Ikinyoma bagikomera amashi ariko kuri ntabwo bagukomera amashi. Mpora mbibabwira, Magufuli yavuze ngo nta covid ihari, nta cyumweru cyadapfuye, basi bamwica. Ni ukuvuga ngo iteka umukobwa wese iwabo yari mwiza, iwabo ari abakene, bavuga ko ari umusambanyi, ko yarwaye akajya kwa muganga bazamubwira ngo ni umusambanyi, ngo yakuyemo inda. Ni idiko isibayeho. Mpora mbibabwira, kenshi abahanuzi ntibakundana, abahanuzi benshi ntibakundana, bagira amashari, ntibakundana, amashari arabica, ntacyo bimaze. None Imana nimba iguhaye imodoka ikaguha inzu, ni ukuvuga ngo Imana ntabwo twese tuzabakire. Imana gutoranyije ikakuzamura, ni ukuvuga ngo kuba ikuzamuye ikagushyira hejuru nanezerwa. Ariko abantu bagira amashari, amashari arariho. Reba mbazi mabwiza ukuri, Gaddafi wa Libya bamwishe avuze ngo agiye gushyira amarobine ku muhanda baza bavoma amafanta, baramwica. Ukuri ntago abantu bagukunda. Tureke ishari bakoze b'Imana, tureke ishari. Ni ukuvuga ngo twese ntabwo tuzabakire. Yesu azaza adusange ariko twe ntabwo tuzabakire. Ku musaraba igisambo cyaravuze ngo mwigisha ngikize natwe ngo dukize. Ikindi kiravuga ngo wahawe igihano kimeze nk'icyacu, ngo nugera mu bwami bwawe uze kunyibuka. Yesu aramubwira ngo uyu mutora muri paradizo, ineza ihosha uburakari. Inshuti z'Imana, ineza ntabwo kuba turi mu rusengero ntabwo tuvuga ngo niko gakiza. Kongerese ibintu ari gukora, Kongerese ari gukora ibikorwa iyi ministeri afite, twarasenganye bashaka kumusebya, ntabwo nziranye nawe, ariko bakamuvuga agatongana, murabizi, ariko afite umutima w'Imana. Hano muzo musoma Bibiliya, Hana yari gusenga, umwami aravuga ngo yasinze, ari mu kigeragezo. Barakuvuga mu kigeragezo, baragusebya. Inshuti z'Imana, mu kigeragezo umwami aravuga ngo yasinze, ngo yanyweye inzoga yisindwe, kumuvuga gusa. Iyi TikTok, nuvuga ngo TikTok abatambuka ni benshi, gusebanya, abantu ntibakundana. Ni ukuvuga ngo Kongeresi ari hano kuri TikTok, kandi imirimo ari gukora Imana izayimuhembera. Ndamushimiye, musaba umugisha, n'abantu bose munyakiriye muri kunyumva, Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibazamure, Imana ibibuke, muhabwe umugisha n'Imana. Inshuti y'Imana, ntukifurize ko wakica mugenzi wawe nawe uzapfa. Nta mukire n'umwe baza bashyira muri metero 3 ni metero 2. Mureke dukundane, tubana amahoro. Umukire yitwa umukire ari uko amafaranga ahari. Ikindi, iyo umukene atariho ntago yakitwa umukire, nuko aba mukire. Uraho nabanza nkagusuhuza. Amahoro. Urakomeye? Yego, ndashima Imana. Uri umukozi w'Imana? Yego. Wasizwe amavuta? Yego. Utuye he? Mbere ntabwo nguciye mu ijambo, utuye he? Nje ntuye Bavumvu Kirusisi, Bugarama kurya kabiri. Ariko nkabandi Gisenyi. None se uri umunyamurenge?
oya nuko nabanye nabo ku buryo rero umbabarire njye umva ndaje ndahita mutinga mukozi w'Imana ndahita mbivamo urate ariko bashaka kugira ngo nsobanukirwe oya njewe nuko nabanye nabo turabona ku buryo b'Imana Mhm. njewe nabanye nabo twarabanye igihe kinini baza Mhm. bahimbaza abantu bakamvuga se ko bw'ikinyamurenge twarabanye nabo n'abana b'Imana turavukana nta kinyarwanda n'umuryango uzi umwe ndakizi uvuga ikinyarwanda ibwiriza mu kinyarwanda rero vuga sawa mu kinyarwanda ibwiriza mu nda kinyarwanda mvana ikinyarwanda kuko murancana kabisa muramvanga ahangaha bitava mu nta mufuko kibazo ndabikora ngo ndabikora ikinyarwanda ibyo kuza none se sawa ngaho uravuga ikinyamurenge ukacica urukumva okay ariko niba ushyira mu mwuka uvuga mu kinyamurenge sinzi ariko njye ndi kumva biba bise bimvanga ndabikora kwaduka ndabikora ururimi rw'abandi wabyumvisha amina amina njye nagiye hase oya mujene Godfather, kanimyutinge Godfather, kaniceceke wi wari wavuze ngo uranshaka ye bareko wamwumvishe aba bapasiteri rero baramvanga bahita badapta indimi z'abaturanyi uvuga oya ikinyarwanda nawe reka twumve Godfather umukozi w'Imana kugarukaho y'Imana Sandra mutumishi wa Mungu nagiye njyewe nagiye namyutinze Godfather ndi gushaka reka dusengane inshuti y'Imana reka dusengane niba ushaka ngo dusengane rero ubwirize mu yego kinyarwanda wumve ikinyamurenge wowe uri umunyamurenge yego sawa imwe dusengane nishaka mpita ngenda eh reka uravuze dusengane mpita ngenda umfiteho ubutumwa niba ufiteho ubutumwa ubwire yego ndabufite nuko reka dusengane amuhiye ndahari reka dusengane urabyemera gatanu ku kandi ni uburenganzira bwawe mbaje kubigusaba Mana ya Aburahamu Imana y'Isaka na Yakobo uyu ni umugaragu wawe uri Imana yo kubahwa uri Imana yo gupfukamirwa ushoboye byose ntakibasha kurogoya imigambi yawe dimansi pra di fonke la bali zalando ma idikite prefroid bila azo mangala zalando utuwa isirigi je vais aller à bas idikise glory Godfather uri kunyumva ndakumva mukozi w'Imana Imana ivuganye nanje irambwira ngo uriho kuberayo ntabwo uriho kubw'abantu nabugirira neza bose ntago bavyibuka Imana ivuganye nawe nta rupfu kuriho uraramye Imana iragutabaye belifola hadi mela zolan dimikiti pifola andima warapfuye kera akagamari kajya n'amafaranga gatangwa ngo bakwice Imana ikakurwanirira dimini konti pala zalama idifolibe Imana igushize hejuru ugiye kwamamara ntabwo uramamara domasiki dibinigi for paidim nelo vaidi pas irigo shantuwa idimanda alaba sanduwa igi abagukunda ntabwo ari uko bagukunda nico uwahaye ntabwo ari urukundo bagukunda mangala zodiki pai sirigia vo pai siribini yagando mandala bai sirigia zoloma alabai shantuwa de kifo elibrai ini constifoy ugiye kugira ibikorwa byivugira Imana igiye guha ibikorwa bigaragara abantu bazabibona mandala bai sirigia vova inimanda zotiki pisirigi landa ya baisi no manga salaba iliforia baraguseza bakakuvugaho ibibi manda bahimze Imana ivuganye nawe igushize hejuru shanduma idai kandi umuntu wese waguhangaye agiye kuba kabarore ugiye kubibona bela sotika manda la vaidi merikostifoy mela andikosti prince la vaidi meriglai dove vaini me consti prince langala bai sirigi manda atue siriki dimiria voba idiforia gai abagukomera amashi suko bagukunze benifola bai n'abakubwira ngo baragukunda suko bagukunze ne manda la vaidi birfo ugiye kubibona le kote prince froki laidi mina andola izani gaidi ve vaidima yufunge live beshe barahurura baje kumva ivyo uvuga jenemela andukite prince halo waidi wise ningando la CDB
fait place bena faiblai. Imana igiye kubakira ama etage akomeye mu Rwanda no hanze. Il faut la baidi londa isiri manda fight place tifroyima. Hano hari umupapa ugukurikirana n'umurozi. Chantu wide be Friday. Landa isi krondi blanc si froy. Tachaza gutwara. Nevaili alo disantro. Evo vaini meriglo. Hari abantu wambitse, hari abantu wagaburiye. Byose Imana yarabyanditse. Je ne vends des costifro qui prend les gros dégâts ici. Lango tifro egle tistantron. Mandala vairima. Shetu aigila bai. Loma. Unifro ugeze 2030 uzaba uri umuntu ubukomeye abantu bazakwifuza. Niko Imana ivuganye nawe. Utuze umutima. Les fontes prince et l'on diabanda la contre frosté prend chivroima. Imana yaguhaye ntacyo ufite. Imana kugabiye. Ni Imana ivuganye nawe. Cheto princifron et les bails. Nta n'umuntu abantu bose bagiriye neza. Bose ntago bavyibuka. Baza baguhinduka. Bakagusebza. Ariko Imana yakwibutse. Je ne prends front et l'habit front de l'astratron des alama. Bage batugarangereza. Bagashira front et prince bagahimba ibinyoma kugira ngo ufungwe Imana ikakurengera. Na no munsi aracyakuri kumwe nawe. Niko Imana ivuganye nawe. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much mukozi w'Imana. Uramye ngo ari umurozi w'umugabo nkurikiye. Ari hasi. Wa murozi we nyarikira muri DM ndagushaka umuntu nshaka ngo ndogere. Unyandikire niba uburozi bwawe bukora. Hari umuhamba nshaka kurogera kabisa. Unyandikire niba hano niba uri seri uburozi bwawe ukabukora. Unyandikire tumenyane kabisa. Ubwo surumbi atari boro. Unyandikire hari umuntu nshaka kuroga kunuka amafinya gupfa. Yaranzengereje ndashaka kumuroga sari. Niba uburozi bwawe bukora muri seriye unyandikire ndakwishyura. Unyandikire. Ubabwira n'umukozi w'Imana urumva umurozi hano se ngiye ubona ndoga azibeshye muhenyina aje hano kondoga uwo murozi uze dukurikira uburozi ntabwo bigize icyaha nta tegeko rihana uburozi uze kunyandikira sha dukorane ndaguhereza umuntu muroge kunuka amafi uyu murozi niba ureka umurozi buriya ngo mutabizi umuntu roka abatari ubutamikano niba roga bya bindi biguruka umuntu akamugira umusazi hari abo nshaka kugira abasazi uze kunyandikira naho ibindi umbwira ntabwo nziranye nawe ntabwo ni wandiko ngo ngusabe ariko ngo ugiye kukomera nubundi nzakomera se birenze uko nkomera nzakomera mu buhe buryo ayo etage nzayubaka mu kiye gihugu Imana igushize hejuru kandi uri umukozi w'Imana Imana gukunda cyane none ndakubaza umbwiye ngo nzubaka ama etage nzayubaka mu kiye gihugu muri Afrika uvuze ama etage umbwiye nzubaka muri Afrika nzayubaka mu kiye gihugu mu Rwanda amafaranga yo kubaka nzayakura he ifaranga riraje hehe ndihe amafaranga araje arava he nyine nsobanurira ndashaka kumenya source y'amafaranga arazavuye mbabare gutefada mbabarire ntabwo nkubabarire urambwiye ngo Imana igiye kumpa amafaranga ayo mafaranga wowe tegereza njyewe ndacyari none Imana yanje none se uretse gato njyewe rega ntabwo ngiye gukubwira amafaranga nkorera n'umushahara nkorera ntabwo mbumba ntabwo mpaza ayo mafaranga aravaye nsobanurire mpamenye menye ko ntegereje ifaranga zije izo faranga ziravaye nzubaka nk'ama etage ari amafaranga ayo mafaranga aravahe nzubakamo etage ukubona ngo nzubaka etage Godfather wateze gato umamba wa shuti yanje ndi kugwa basifata numero yanje nushaka uzi Rusizi uva twitwa Jebera namwe ngiye ndikobesha yenda abantu nta muntu bavuga nabi nkuko perezida wacu yaje aradutabara avuye mu shamba bare abantu bari kwicana akaduha ubuzima umuntu wese nta muntu ndi wabwiye abo bantu bangambanira ngo bagatanga amafaranga batanga amafaranga ku muntu batazi sawa ngo ntajya nigaragaza barashaka kumpuri ngo ntajya garagaza abo bantu pitina oya nyine ndi gusobanuza reka nigende mbabarira n'ikibazo umuntu ajya basobanuza mugahita mugenda ndi kukubaza ntabwo sawa none se mukozi w'Imana oya mbere y'ukuva uretse gato wigenda oya ntabwo genda ntagenda reka ujye ngende Tomasi
njye nditoma ariko mashaka kujya mu Godfather sawa nshuti y'Imana Imana kumureka nigendere iki nicyo nyapfa namwe ngiye ntabwo waza ngo mbwire none kuhanuza umpaye wavuga mu ndimi ntari kumva sibyo Musi muri bavuga nazumvaga ko bavuga ngo bere etekebege ntabwo nabyumvaga sobanurira umbwiye ko ngiye kubaka ama etage ngo mu Rwanda Godfather ntabwo ni gusa nshuti y'Imana byo gusaba bije bite okay ngaho hanurira congress wawe ngendeka niba kangusaba ikimenyetso kimwe niba uri umukozi w'Imana sibyo koresha imbaraga harba n'ijuru umuntu aje muri gift garavanemo akantu asigayemo dutatu twonyine nikavamo ndavuga amandaza nkwatura imbere uhitumbatiza dore ko ndi umunyamabi ndahita mpinduka ngaho biko imbaraga iyo mari ngiye kuzanyuka ama etage yibwire kugira ngo hanga uretse gato ikomeze imirimo y'amaboko yawe baretse gato Imana izanyubakira ama etage yawe iyo Mana ubwire ikinyoma bagikomera amashinze uburetse gato twumvikana tugendane sawa sibyo kongere va mu bya sawa fata koresha imbaraga zawe kongerese mubaze kongerese turaziranye nakubwira amateka ureka ibyo ngibyo biroroshye sibyo urumva yego muri sengesho ry'amakoyini atangire aze kuri pano kuburyo azagutumaho kuburyo azagutuma akavuga ati jebera garuka agaruka iki ndakubwiye ntabwo najemo agaruke no kamakoyini barayakopa se dore uyu ntaga uri kunyarya hasi umusirikare hano hasi none amandi kubesha dore nguyu banza umureba hasi nje naguha uretse pastor sibyo hano hanyura abantu benshi babasikama kubesha hano kurinda ntabwo mvuze kubesha manzo unyumve hano dufite abasikama benshi baje baza hano bakatubwira ko banza ureba hano ese ko manzo unyumve mutumishi wa Mungu nicyo ndikugusaba biroroshye cyane nyemerera iki manza wumve njewe kugira ngo nemere ugenda utasengeye hano kwa Godfather ndashaka kugira amakoyini 100 uyu munsi ijana so amaze ukagira 2 umva icyo ngusaba pasteur mukozi w'Imana urumva kora mu bubasha uhabwa n'Imana sibyo mu bubasha bwawe ndagusaba akantu gato kameze nk'akabuto ka Sinayi akabuto ka Sinayi akantu gato koresha imbaraga zawe ibitangaza bibe noneho hagira umuntu uza kande muri gift gare ngo mfite ibintu bingaye mfite utuntu tubiri dutatu twonyine bavanemo aka kamwe konyine ntabwo nkugerageje ibitangaza bibe havamo akantu kamwe kwicara hanga muga ni wa mugabo ari seriye ufite imbaraga uragomba muri iyo etage nivana nk'amatafari nk'atanu yari kuza nifate kuri ayo mabati yampemo avance Godfather mu gift gallery Godfather urashaka kumenya amavuta mfite yego nona niyo ushaka yego bibe ku buzima bwawe bibe ku bandi twese tuce kuri pano yego kuri pano hano abi bitangaza Godfather imbwira Imana ikuborokera ahantu hose hano bazakwanikira hano mbibwira Imana mu bantu kanganye nusabira umugisha ubwo sabira umugisha uri gusaba umugisha wowe ushaka umugisha tukubwiye ngo umuborokere sebera bini bicu utangiye dore urabizi ntabwo Imana ishobora umva ngo niba ari wese nzane kwa kabiri se ye ubonye ugiye kwanika no sense ujya ntimukadutera ubwoba reka zamugisha wapi nagari ubwoba ntabwo reka zamugisha mukanga ntabwo ndi oya reka oya ana makabirize dusabira umugisha nicyo twakuzaniye dusabira umugisha jebera nari kabaga dusabira umugisha yego reka zamugisha dusabira umugisha umukozi w'Imana mivumo dushaka rwose iyo mivumo muyiguma oya no kwivugira reka zamakoyinde makoyini nk'imvura ntabwo mfite satani reka zamakoyini reka zamugisha w'Imana dusabira umugisha w'Imana makoyini amakoyini yarabuze ntayo ngaho nabikore atwereke ko kabisa uyu munsi amakoyini aze hano yararemye abagome urayakura amakoyini nta yenda kuza congress ariko nawe ujire kibyo bintu nawe ujire kibyo amakoyini jebera tamuri sengesho yego ye nje nakubwiye congress si wowe wasanye umukozi w'Imana bagufollowing nge ndashaka kugira ngo ndashaka witwa Keka ndi muri la big screen jebera wiri karame ndashaka kuguma muri iyo big screen simvemo amakoyini ajejete kuri ngewe ndakumva amakoyini hari Dimas Sauveri Cantrombi Prince
Araka. Divoma andika solo biwi. Dilance de vro. Langa ya mazigi di mini Floyd. Imana irambwiye ngo niwakire ifunguzo dimanche Floyd. Ujye gufungura ahantu hakomeye. Oninde. Nimba keka. Nimba di kate. Kate kunyumva. Ndi kukumva. Dimanche Floyd di blai di Guinea son loangai dimanche. Mere voix ba di frontista pride di mai. Imana gushize hejuru. Uri umunyamugisha. Dimanche Floyd di ma. Imana igukweho indyarya. Niko Imana ivuganye nawe. La ti prends et le rôle di mai zegloy. Blaise Floyd elema. Ni wakira amafaranga ibiganza vyawe Imana bihaye. Imana igukweho inyatsi. Mele bifron di contrôle des alama. Bla si hidi bini. Alors, mandala vai sidigi. Ha muntu uzugirira neza ngakwituri neza. Ugize. Ariko Imana yakwibutse. Mandala vai sidi contre des aloma. Before la handa mandi. Dua isiki dimini. Vo pa isi. Do vairima. Imana ivuganye nawe. Izago ubugingo. Nugo bagusebza. Ngo tuze umutima. Imana ikumwe nawe. Mandala ba isi control. Blancs et contre des alamas. Toi ici qui dit andua ici que là-bas. Le contre des alabri foki laima. Mangala ba ici. Imana vuzengira kwibutse. Chez toi prince inflo. Ne mandala ba ici que dit minigi. Lango blancs ando. Blaise andi castifoy. Blanc et daidimi. Je vai ni merigi. Abavugo barike. Abagusevyo barike. Imana gushize hejuru. Je veri merigloy. Chantou Aidima, Nanko Tramvai Fafa Presentro, Blanz Edikitaimon, Langa Ebai, iragufunguriye, imiryango irafungutse, y'ubuzima. Nemanti Prince Elando Baizi, Nimanda ya Zaima, Pefola Anduwaizi, Shetofra Prime, Diwinima, haguza kurwa n'isoni, niko Imana ivuganye nawe, amen. 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 Pastor. Yes. Yangu senye ngusabe n'ugisha nigendere. Sabira umugisha. Umva twumvikane niba tankanda turaguruka. Niba tankanda niba tangira muri gift gallery ibintu bya byizo n'ibintu ari kumva. Biraba. Nsebe sengera abantu nandaho intare ebyiri barazigumana. Sengera abasinkandire hano. Biraba hano. Imana urayibona. Bitangaza abarabu babona ko nambaye nk'abasiramu bihabu hari abarabu umvaje berasengera abarabu bameze babona igisiramu kicaye kwa Godfather hano bakagikandaho ninge musiramu dore ukuntu uri kukureba sengera mwami wo muri Dubai agere hano akandagire hano kuri Panaza nkande warebye ukuntu uri kukureba Zebera sengera bamenye ko twasenze Imana hoya wigenda utasengeye hafi sengera Godfather arabizi nagiye Godfather mwihorere Pastor Kim araje mukwemeza ntago ubyibuka ko ibyo hano kwa Pastor Kim dusengere Godfather umure jewe ntago nza kubabesha maguru Zebera Pastor Kim ari bumwemeze arabimwemeza ngira nababaye wibabara nsengera mwihorere imbaraga zawe zishidikanyijeho nyemeza. Haleluya sengera rata sengera Zebera utagenda utasengeye reka ngusabe n'umugisha Godfather ntago ngende wamanuzi ugenda uza ngo nta mivumo ntanga ubuhanuzi wampaye ndabwanze waburetse se uzamamagara nzaguhamagara uzamamagara ugushima ahubwo nakubwiye ikimenyetso nkana muri gift gallery ntangire kubisengera ingira fano tubona amakoyini utagenda utasengeye Zebera agiye kuza reka tuyategereze nje ndemera iyo nyemeje ndemera sengera Zebera reka sengere ko mwese basi sengera Imana imigikundiro kidasanzwe ndashaka kuba Pastor Mignoni muri TikTok Apotre Mignoni ndashaka gura na Mignoni ku mugaragaro ukumva Zebera bizaba kongere ndashaka makoyini ndashaka ministri akajyaza ku nkandaho kuri TikTok barakuretse sengera uzaga diva ele place fort haleluya
Aleluya. Jebera twagiye dusenge. Minisitiri ageza ku nkanda. Wayirima. Uyu ni ndi mu telefone. Kongere. Bihorera abantu bari kugutelefona abanza usengere. Kong. Oui. Ariko ubu ndi kugutelefona. Kongolesi Bana byo wanje. muri Uri Okay, kunyumva? sengera. Ndi kukumva. Jebera, ndi kukumva. Jebera nagera ikigara azagucumita. Jebera ndashaka gukundwa kurusha Godfather. Azagucumita nagera ikigali. Jebera azakushebekamo. Mwaretse ko nayibutse bavuga ngo basengere pano yose ubu ni ugusengera umuntu umwe. Oya reka senge namwe abasengere. Kongolesi ko ntabwo ibyo uzanzanira. Sengera uyu mwanya twicayemo twese nicyo cyambere kibanza. Sengera we yari. Jebera. Ngewe navuga nti Abo bantu bari kukubwira ngo manuka aho ngaho bihorere nsengero. Diga ngusengere. Kongerese. Oui. Imana igiye kuguhereza ubukwe, ugiye kugira umugabo gukunda. Birabaye. Haleluya, haleluya. Jevadi master urakurikije uwo mwana Imana guteturuye gusheko iri avant principal ugiye kugira imodoka yawe. Izere ko atari umwana w'ikinyendaro. Amena. Wapi ntabwo uzagira undi mwana, ntabwo bizaba ni umugabo wawe. Ni Imana bivuze. Amena. Tayi base for igidima uzayikorera. Imana avuze ngo uzavuga ubutumwa. Haleluya. Abanyamahanga bagiye kugukurikirana. Amen, amen. They must say pride. Wanuzi bugera. Levava inima kotrova ima. Landa ya sakati bangia. Vovayin. Beshi baje gutungurwa. Imana iragusize. Uratabawe. Imana ivuganye nawe. Amen. Eto faisidi bini ganda. Oni ari umuperezida muzavuga. Haleluya. Wi mu cye gihugu. ni perezida wa motari. Ana ko muri Tifaidi masi. Deva. Ubwo no wa Nigeria. Ubwo no wa Banda la Nigeria. faisidi ambada ando. Uzakurwanya Imana izamurwanya. Niko Imana ivuganye nawe. Ni ikirefu bavu. Tuwa isirigi dimasalaba. Vovaili mangalaba isirigi. Topa isi. Imana Mana miki kundiro kiruti cya Godfather. Amena. Komanya ko. Good wise. Elema isi kalabo. Mandara vainima. Lunga isakidima. Imana kubahishije. Uranezerewe. Shampuwa isidibi. Mandara vainima. Warababaye. Wawe nibikomere. Abantu bakunda umusazi. Ando paisi dibi. Before paisi udagira amadorari. Konti amadorari amanyarwanda kima mvuganye nawe. Haleluya. Dela paisi dibirigia. Vovaini masalabanda akutu waisidi. Kuvuga ngo perezida ni neva tuzahura. Nzora nagize gete. Ba, very mala. Amena. Ko nk'aba bantu bamutelefona kandi ubu bari hano bari kumubuza gusenga. Genema abaisi. Amena. Amen. Kongeresi. Oui. Imana yakwibutse. Hano hasi arabagushungereye bari hasi bagushungereye bagiye gukurwa n'isoni. Nivo paisiribinia. Alo mandara vaima. Ugiye kumuntu ukomeye. Benifora baisirigi. Ugiye kwifuzwa niko Imana ivuganye nawe. Shatuka bangi zalama. Landara baisirigriba. Lonkita fobin. Alo menda asikia zuzua irigi. Lo prince non vaini menia. Humura. Imana gukunda. Ufite umugambi. Dikasto pray for Olandia azolangia katolovai. Shetoai. Ne vaini ma. Nivo pai sirigi. Langaya baizi kontroma. Urovaini me 4 langaya zalando. Fo vaini mai. Sheto vaima. Uzoya muri Israeli. Niko Imana ivuganye nawe. Ariko ntabwo ugifopa isirima. Landa ya baizi. Ntago amafaranga uzajya ntago azaba arayawe. Uzajya muri Israeli. Uzenguruke ugaruke. Niko Imana ivuganye nawe. Shetu kwa isiribin. Munda yawe harimo abana benshi. Imana kuzamuye.
niko Imana ivuganye nawe. Amen. Amen. Amakoyini. Reka nsaba umugisha hano ishema kwino bireke. Data mu izina rya Yesu kagutifa danda basamugisha, Imana batabare, Imana bazamure, uzana abantu bari kuri pano mu izina rya Yesu Kristo. Uzana amafaranga divon plastic for ele pa egloy. Mwami nshitse hano n'ubwa mbere banzamuye, ndasajye umugisha hano. Mwami wigaragaze godifada, ndabizira gukunda atera burage ariko ntago akwanga, ntago yanga abahanuzi, yanga abahanuzi babesha. Ariko Mwami uzana umushikuri pano abimenye gihuse, abone ko hano hageze umukozi wawe. Mwami urakoze Kristo. Amen. 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 umva rero ahise abita arabikwebye nta nubwo usezeye. Wamubonye? Reka nze nkubwire bro, aba batipe bawe kibazo nani we Congress uranyumva? Ndi kukumva. Aba batipe nzanira urumva? Reka nze nkubwire umukozi w'Imana uza akagera imbere ahantu hari abantu 300 urimo kunyumva? Ntabanze ngo afate na Bibiliya amanza tubwirize adukundisha ijuru, akaza aza mu buhanuzi gutanga imodoka n'ibipangu na visa n'amadolari. Urikunyumva? Ngiye byemera. Kunyumva? Ntabwo umuntu ashobora kuza araza. First of all abatipe barabanza akaze kuko niba barabanza bakaja guheza bakivugisha ikinyamurenge. Wowe erega rigize umunyamurenge ku ngufu. Uri kwigira umunyamurenge? Congress nukaza ndabantu dore ngo Sandra bari hano ikintu napfuye nabo. Ngiye mukampanurire muke muza mumbwire, mufate audience yanjye muyibwire ikiza cyo kugira neza, muyibwire ubugwaneza bw'Imana, mubigisha ubumuntu, muvuga ikije Imana ivuga ku itorero. Ibyo bintu byo kuza kuko muzi ko ibintu byangara byo n'ibyasama biba bishaka ibitangaza by'ibintu atakore. Urampamazu ndahanga byo nyine no kugira ngo nishyure iyo nafashe birangora. Ahanga ugiye kwa kamazu mu Rwanda nzabaka amafaranga nyavanye. Aje kwa kama etage. Ayo etage azabyaza mu gitora yiruke. Na projet umuntu abara ama projet ugiye kumamaza. Kugira ngo rompamye norangaza. Wampaye amazu ndayanze utangiye kuntera ubwoba ngo ransengere bari bibone. Ndakuroga. Ndacyanga usengera nawe usare. Mamirusi nyikandiraho ndi umukozi w'Imana. Ntabwo mbikunda. Wamba wari ruti yanje. Umva ngo umukozi w'Imana ikintu ngiye nangana iki sibyo? Ngwino hano manza wumve kumvikane ibi bintu byo kuza kumanurira mukaza kumereza ibintu. Ngwino hano naje gusaba imbere yawe. Nyumva umukozi w'Imana nakure turavuga. Bayo hano ufate Bibiliya utubwirize turukumva. Sibyo ushaka. Uretse gato warese ku ngewe ibyo bintu byanyu byo kujya muza na Pastor Kim ugereyo. Nshuti Imana ntago ngenza ko uravuze ngo muti Pastor Kim warumva ko mistake yo kumpanurira none ko kutangiye ngo ngiye ndabahanurira ibitangaza none mvuga iby'Imana tangiye nta bahanuzi nakuyahanurira abandi hano abantu bashaka amaranga mutima yanyu. Ngiye nta bahanuzi banyu nshaka. Mujye muza niba munashaka kugira ngo muri platform mujye muza hano mufate Bible mutubwirize abantu muhumuriza imitima y'abantu. It's all we need. Abantu bahumurizwa imitima mubabwire ko Imana ibakunda ibo ariko mujye muri kuza kutubanimwe Imana ngo imodoka ibipangu uyu ngo yaramwe ngo none ngo ngiye kurwara. Iyo mutaduhaye ibintu ngo mudupfukama mutubwire ko muraza mukatubeshya mukatutera ubwoba. Ugiye kurwara umugongo uracitse, ugiye kurwara umutwe uruhande rumwe. Ntarwara umutwe nabura kurwara umutwe ndara amajoro. Ibintu byanyu byo kuza kudusaza mujye mubireka. Nibyo washaka ko mbwiye ngo urashaka. Ukomba jewe igihe cyose mutari mwaza hano ngo mbone umupasiteri uza atubwira Imana atubwiriza Imana bro. Muze mutubwira Imana pana kuza kudora ibyo bitangaza by'ubufere. Urukuza kumereza. Ugiye kujya none uziko nguyu nani pasiteri uyu nguyu ngo ndawe n'umupasiteri uyu nguyu nuza Sandra ujye utubwiriza ijambo ry'Imana ufate Bibiliya utubwirize uvuge ku rukundo rw'Imana utubwirize ikiza cyo kuva mu byaha tubaturwe tuve mu byaha abakora ibibi babireke turi kumwe mudukundisha ijuru. Ariko ibyo biboro byanjye byo kuza Imana ibaha imodoka Imana none wamwe Imana bro nari maze iminsi ibiri
mpinduye imodoka ngo Godfather ngo nyuma y'ibyumweru 2 ngo nyuma y'ukwezi Imana inyeretse igiye guhindurira imodoka igifite igiye kuyihindura bro cyo ni kimwe timukantera ubwoba none uraza kumbesha hano guhana ngo kuri no guhanurira imodoka inde Pastor Prophet no guhanurira imodoka yamanuriye imodoka afite umunyonzi umugejeje mu rugo iyo Mana iba mwabanje mukazisaba kagakurira none uyu nguyu Pastor Sandra uze ngo amafaranga kuri momo nzi kugwa amafaranga ibintu byawe byo kujya uraho ngaho no kwishura moto ntago bibasha uragenda kuri moto uracyatega moto muri igare bro afata umunyonzi warangiza ukaza kunsazana ngo Imana imodoka nimanzi guheza amafaranga ya moto Engezi ibyo yaguhaye by'imodoka banza bumva icyo ndi kukubwira cyo twumvira njye mfite ibyo abaperezida badafite oya uretse gato seriye icyo banza wumve impamvu bari kugura ibingi uzi impamvu barakuzanye muri izi conversation mwabakozi b'Imana mwe ntimujya muza hano ngo mutubwirize ijuru muraza hano mukatubwira ibya Kayizari ibyo bya Kayizari mutubwira rero mujye mureka bibacunagurizemo ntimukaze kumbwira ibya Kayizari urukumva kuko igihe cyose uzaza kumbwira ibya Kayizari nanjye nzakuganiriza ku bya Kayizari kuko iyo uri kutuganiriza kuri ibyo bya Kayizari muraza hano mukaduha ibitangaza by'ibyo mudafite nuzana ukambwira ijuru ukambwira kugira neza ko Uwiteka urukumva there we go aho nzaba ndi kumwe nawe ariko igihe cyose uzaza Godfather ukambwira ibintu ngewe ntarimo gukurura mu matwi yanjye ntabwo ngiye tuzumvikana ngwino umbwira ijuru mufate Imana ariko ni gute umuntu azamuka kuri pano urukumva ako kanya agahita yurira mu mwuka ako kanya Imana igahita imwereka abantu bari kuri pano gusa ntabwo ndabona Imana ipikinga umuntu uri muri audience tutazi ngo imubwire amuhamagara mushaka mubwira ati wowe iyo Mana ikwereka abantu nazamuye Godfather eka kwereka abantu bari kuri pano gusa kukiza kibereka iyo Mana ikora n'abari kuri pano gusa kubera ko itakizamura abantu bari hejuru bari munsi ngo izivuga ati okay ngo uyu muntu randomly niko Imana ikora randomly umuntu tutazi tumubone uje pa you pick that person ukamusengera nimwe abantu Imana yabonye nawe uretse gato iyo Mana duha oda nubwa mbere nimwe bahanuzi ba mbere nabonye urukumva Imana umuntu ajya avuga ati Imana ariko reka zikubwire uzi ubuhanuzi bwa nyabwo namwe mwabahanuzi mwe muzi ubuhanuzi bwa nyabwo waruzi ko umuntu ashobora kumara n'imyaka 10 imyaka 20 yifuza kugira ngo Imana imuvugeho ntibikunde ariko mwebwe hano umuntu avuga ati Imana imvuzeho iki bagira ngo Imana bagira ngo ni moderator ba Godfather uzi ko bagira ngo Imana ni mugenzi wanyu igihe muyishakiye murayibona muvugana n'igihe mushakiye mwebwe urumva ese nta kandi kazigira ku buryo mu masegonda 2 Imana irambwiye ikumbwiye mujye mureka ibyo bintu reka ntabwo turi bigoryi mujye mureka ibyo bintu reka turanasenga umuntu avuga ngo Imana ibwiye iki Imana igahita ikumbwira kuri uwo muntu ako kanya mu masegonda 2 ntabwo ari byo mujye muza hano mumenye ko hano hari abantu baba intellectuel abantu bashobora gushyira mu gaciro mujye mufata n'akanya mutubwiriza ijambo ry'Imana muranga mu buhanuzi muraza kumanipira abantu n'amaranga mutima bere rukivugisha Kinyamurenge utari umunyamurenge kigawe mujye muraga kuza kumanipira ngiye gutwa ntabwo mwandimanganya ngo bikunde imukaze kunyiba imukaze kumbesha umuntu araje ibyo ariko basize turi kubyumvikana mu ntabwo ndumupagani ariko mwabantu mwe mwiyitirira abakozi b'Imana mujya mutuma nabwo n'abakozi b'Imana babizatuma badakorera umurimo kuri iyi mihanda mutubwira ibintu bibiri muduha ibitangaza twabipinga mukadutera ubwoba Imana iragutera indwara urarwara ubushita the fuck ugiye kurwara uburoro mujye mufata amasegonda Congress mujye mufata amasegonda mutubwire Imana mutubwire ijuru mutubwire Imana hari ibintu byinshi mwatwigisha my friend sibyo mukora murazano mukatwiba nje nabuze umupasiteri uzaza hano akazamuka agafata Bible akatwigisha ijambo ry'Imana akavuga ko kandi kuvuga kumva ibyo bintu gore mutajya mubikora mwabiri nkoreye mukarukuntu nzabakunda muranyiba ubwo rero reka nkubwire reka nigisha ijambo ry'Imana oya wowe umva nkubwire rero Congress
kandi Imana izabahana. Mani ntukakinira mu bintu by'ijambo ry'Imana mwana. Kongresi mu bintu by'Imana ntimukajye mubikiniramo, kandi Imana izaba kubita ikiboko. Imana hari ibintu mutajya mukiniramo, mujye gukinira ku ijambo ry'Imana mwana. Njyewe nategura umunsi nzaza hano nkubwirize muri Bibiliya, nsome Bibiliya, mvuga ubutumwa bwiza, ubundi nkubwirize ko nahamagara. Ntabwo aya masaha njye nakwemera gusomera Bibiliya ku ruhande ahangaha, kuko ngiye nkufata nk'umukozi w'Imana. Si according kuri stati yawe tuzi, tutarabona ujya ugenda hariya ngo tukubone watura, tukubone ukizwa, tukubone uva mu bukobanyubamo. Uraho ngaho ibazo uramutse uje gufungurira Bibiliya kuri pane ya Godfather, ejo nkakubona ufite dildo cyangwa wongeye kugacurikira undi muntu. Birashoboka. Sinazitwitse. Ntabwo wazitwika. Nazitwitse zose. Ni uzabura izindi. Isoko ryaracitse. None se ndi kuvuga ni kirere. Uranyumva? Turi kukumva. Abakozi b'Imana cyangwa mwe bita abakozi b'Imana, igihe mutaraza hano ngo muvuge ijambo, mukaza hano muje kumanikira abantu, murakicwa n'uburoro. Se ntawe nkeneye, bazahambirwa. Nkeneye abakozi b'Imana mana babaza bakavuga ijambo. Ngewe kumpanurira ndabyamaganye, ntazajye umuntu wongera kumpanurira. Ntimuzongere kumpanurira. Niba mushaka kumpanurira, muhanurire goro yanjye. Niba Imana impaye imodoka iri muri gift gallery. Niba impa amatungo impe ziriya ntare ziri muri gift gallery. Urahanga abahanuzi banyu ushaka, mujye muza hano mumbwire ibintu bizima, mufate hari uburyo aba bantu bari benshi mubabwiriza ijambo ry'Imana. Reka nimyotinge ngaho nimukomeze mubeshya abangaba, ariko nge ntazagira umbeshya. Abahanuzi bwanyu nkeneye anorera. Mudukandeho mudukunde, baduhanuriye amakweni muyadushye. Ntayo mubona we yayabonye se we yari. Ngaho Pastor Prophete nabwiriza. Pastor Prophete Sandra nabwiriza. Hanurira abandi njyewe ndeke. Ngaho muhe ijambo. Kandi ntuvuge mu ndimi, izo ndimi mutari musobanura, mujye muvuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Rafi waki tubwirije.